ndagushuje kandi nguhaye ikaze. Uyu ni wa mwanya twahariye ikiganiro cy'ubuzima. Nizere ko aho uri hose udukurikiye, waba uri mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu, nizere ko umeze neza cyane. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku ndwara idasanzwe, dore ko ari indwara abantu benshi bazi ko itavurwa, ariko ni indwara ishobora kuba yavurwa igakira, ndetse wifashishije bimwe bitandukanye tugenda dukoresha mu buzima bwacu bugiye busanzwe by'umwimerere. Tukaba tugiye kurebera hamwe rero indwara yo kunyara ku buriri, akaba ari indwara abantu benshi basanzwe bazi ko itavurwa, ariko uyu munsi uramenya ko ishobora kuba yavurwa ndetse ikaba yanakira. Nkwibutsa ngo rero niba utarakora subscribe, bikore aka kanya, njire mu muryango mushya w'abakurikira ibiganiro byacu bigiye bitandukanye byibanda ku buzima bwacu, ndetse n'uko ushobora kwirwanaho mu gihe uhuye n'ikibazo kigendanye n'indwara z'umubiri. Nk'uko mubizi, mbere na mbere tubanza kugira ubumenyi bugiye butandukanye ku ndwara runaka tuba twabateguriye kuganiraho, nyuma yaho tukaza tubabwira umuti w'ibyo ushobora kuba wakoresha cyangwa w'ibyo ushobora kuba wakwifashisha. Biba ari byiza gukurikira ikiganiro cyose, kuko iyo usimbutsemo kamwe hari igihe ushobora kuba wakoresha umuti ntubashe kugira icyo wakumarira. Kunyara ku buriri cyangwa kutabasha gufunga inkari igihe cyose zije, ibintu bikunda kubaho cyane ku bana bato, ahanini bitewe n'uko uruhago rwabo ruba rutarakura neza ngo rubashe kubika inkari nyinshi. Byibuze kugera ku myaka 3 usanga abana benshi barahagaritse kunyara ku buriri, bake cyane nibo bashobora kubireka bageze ku myaka 5. Indwara yo kunyara ku buriri itangira kuba ikibazo igihe umwana arengeje imyaka iri hagati y'6 n'7. Iyo tugiye kuvugaho ni y'abantu bakuru banyara ku buriri, ni ukuvuga guhera ku myaka 7 kuzamura. Ikibazo cyo kunyara ku buriri uretse kubangamira benshi no gutera ipfunwe, gishobora no kwerekana ikindi kibazo gikomeye mu mubiri. Nimba uri umuntu mukuru cyangwa uzi umuntu mukuru ukinyara ku buriri, ni ngombwa kumukangurira kujya kwa muganga akamenya ikibazo afite. Ibi ni bimwe bishobora gutuma umuntu anyara ku buriri. Nimba unyara ku buriri, ni ngombwa kubanza kureba ko umuryango wawe wa hafi ntawe unyara ku buriri. Kuba ufite uruhago ruto, ibi bituma utabasha kubika inkari nyinshi. Ubwandu bw'umuyoboro w'inkari, kuba waba urwaye diyabeti, indwara y'impyiko, kwiyongera kwivumbura kwa prostate, kanseri ya prostate, kanseri y'uruhago, kuba byaba biterwa n'imiti ufata, stress, kudatuza cyangwa ikindi kibazo cyo mu mitekerereze, ikibazo mu mikorere y'ubwonko, kuba imisemburo yitwa antidiuretic hormone itari ku rugero rukwiye. Ibi ngibi ni ibibazo bishobora kuba byagutera kuba wanyara ku buriri. Urumva rero ni ibibazo bigiye bitandukanye kandi bikomeye, biba ari byiza kubanza kujya kwa muganga ukamenya ikibazo ufite. Inyuma yo kureba ibi bigiye bitandukanye, wamenya ute igitera kunyara ku buriri. Kumenya impamvu itera kunyara ku buriri bishobora kugorana, ahanini bitewe n'uko bishobora guterwa n'impamvu nyinshi mu zo twavuze ruguru. Niyo mpamvu ibizamini bikurikira byo kwa muganga bishobora kugufasha. Kwisuzumisha kwa muganga, ibizamini by'inkari, ibizamini by'imikorere y'urwungano rw'imyakura, gupima impyiko cyangwa se uruhago. Reka turebe rero ibyo wahindura mu myitwarire isanzwe ya buri munsi. Mbere yo kuryama abanza ujye kunyara, ngombwa kugabanya ibyo unywa cyane cyane mbere yo kuryama. Nimba ufata ibirimo kafeine cyangwa inzoga ugomba kubigabanya. Koresha alarm cyangwa ikindi cyakubyutsa nijoro ukajya kunyara. Ikindi wakora, ushobora gushyira ku buriri amashashi arinda matura gutoha. Nyuma yo kureba ibi bigiye bitandukanye kuri iyi ndwara yo kunyara ku buriri, nkabanje kugira ngo turebere hamwe ibimera bishobora kuba byagufasha kuba wahangana n'iyi ndwara, ndetse ukaba wagira n'amahirwe ikaba yabasha gukira burundu, kuko wumvishe ko ari indwara ikaze cyane abenshi baba bagiye badasobanukiwe. Iyi ndwara yo kunyara ku buriri rero ikunda kuboneka ku bana b'ingimbi, ndetse hari n'abananirwa kwifata igihe cyo kwihagarika kigeze, bakaba bahitamo kuba bahita banyara ku buriri. Reka tuze rero turebe umwe mu miti ushobora kwifashisha bikaba byagufasha kuba watandukana n'iki kibazo. Izindi nama tugirwa rero mbere y'uko dutangira umuti wacu, harimo kuba uhagaritse inyama, isukari, ebombo, konfiteri, ikawa, icyayi, shokora n'ibindi bigiye bitandukanye bigiye bifite isukari nyinshi. Ikindi kandi twavuga harimo kwirinda kunywa urimo kurya. Ikindi wakora, ukaba wazajya woga amazi akonje. Ikindi kintu wakora rero ni ugufata icyondo cy'ibumba ukaba wagishyira ku ijosi, ndetse ukaba wagishyira no ku kiziba cy'inda. Ibi ngibi urabikora
bikamaraho isaha imwe, ukaba ubikora buri mugoroba mu minsi 8 wikurikiranyije. Ikindi rero gikunze gukoreshwa ni imbuto za sipure. Imbuto za sipure zikaba zongerera imbaraga uruhago, zikarushoboza gutangira inkari. Izi mbuto za sipure kandi zishobora gukiza indwara yitwa syndrome prostique irangwa no kwihagarika ukananirwa. Ikindi kandi nuko izi mbuto za sipure zishobora no kuba zakongera imbaraga mu bigendanye n'amabanga y'abashakanye. Ikindi kandi cyagufasha kuba wahangana n'iyi ndwara yo kunyara ku buriri, ikindi ushobora kuba wakwifashisha ni ukunywa igishikashike, ibumba, uruvange rw'umwenya, isagara y'ikigabo n'umukiri. Ibi ngibi byose akaba ari byo ushobora kuba wakwifashisha mu gihe ufite iyi ndwara yo kunyara ku buriri. Mbabwira rero ngo tuzasubire ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye, mpibutsa ko ikiri Beta Secrets TV.